Muraho neza bakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iki ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tutuje gukosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkize ujye tukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se yo ku ruhushya rw'agateganyo, tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode. Ukeneye kwiga haba mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo mu byapa bikurikirana icyo cyerekana umuhanda udakomeza. Ese muri ibi byapa bine ni cyerekana umuhanda udakomeza? Ese ni icyapa se rimwe gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru? Ese ni icyapa A14 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku? Ese ni icyapa C2A gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera nta kirango? Cyangwa ni icyapa B2A gifite ishusho ni impande nyinshi, ubuso bw'umutuku, handitsemo stop bisobanuye guhagarara? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, n'ubundi hasi nibyo batubajije. A icyapa C1, B icyapa A14, C icyapa C2A, D icyapa B2A. Ndakeka ko byose uri kubibona. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haiso cyukuri nta kindi ni B icyapa A14 nicyo kigaragaza cyangwa cyerekana umuhanda udakomeza. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Bajya banakibaza mu buryo bw'amagambo ngo ese icyapa kigaragaza ko inzira gitewe mu ntangira idakomeza kirangwa no kuba gifite ibirango by'amabara asate? Uzavuge ko ari umweru n'umutuku. Kino cyapa rero cya A14 cyo cyerekana ko umuhanda gitewe mu ntangira udakomeza. Ndakeka ko waramustamo B, ndizera ko waramuskandira kwa papuro. Rero wahisemo, ndizera ko n'icyambuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi. Ese ibyapa biburira bibereyeho kumenyesha umugenzi iki? A ko hari icyago, B icyago kidasobanuye ukundi, C imiterere y'icyago gitunguranye, D nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haiso cy'ukuri nta kindi ni A ko hari icyago. Ibyapa biburira biba bibereyeho kumenyesha umugenzi ko hari icyago. Haba hari umuyaga w'intambike bakabikubwira hakiri kare, haba hari amabuye ataruka bakabikubwira hakiri kare, haba hari agacuri kateza ibyago bakabikubwira hakiri kare. Murabizi iriya byapa biburira bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana, kugira ngo bakuburire hakiri kare uze kugera aho hantu hari icyago wamaze gufata ingamba zo kukurinda icyo cyago. Ndakeka ko waramustamo A ko hari icyago, ndizera ko waramuskandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Impamvu tuba tuje gukosa kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkiza ujye ukibonera ku gihe, nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ibyapa by'inyongera bishobora kumenyesha. Ese ibyapa by'inyongera biba bishobora kumenyesha iki? A ibitegetswe byihariye gusa, B ubugerure cyangwa amarenga-mategeko rusange cyangwa ibubujijwe, ndetse n'ibitegetswe byihariye. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko izo cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Ibyapa by'inyongera bibereyeho kumenyesha hano iso cyukuri ni B, ubugerure cyangwa amarenga-mategeko rusange cyangwa ibibujijwe ndetse n'ibitegetswe byihariye. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse ku papuro. Ibyapa nyongera video yabyo narayigukoreye, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College. Ifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ubonye utari kuyibona nyandikira kuri WhatsApp, nimero mba nayibahaye ni 0789351626. Nyiguye mu gihe kitarenze iminota 2. Ikibazo cya kane kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda. A ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 2, B ni bibi igihe cyose, C ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende 4, D nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo umaze kucyandika ku papuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni B, ni bibi igihe cyose. Gutwara ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa mu muhanda uri kuzungazunga ujya iburyo ugaruka ibumoso aba ari bibi igihe cyose, kubera ko wenda uri kugenda mu muhanda, umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma ashaka kukunyuraho, atangiye kukunyuraho ibumoso, uhise uzungazunga uva iburyo ugana ibumoso, urumva urajya kumuteza ibyago ujye kumugonga. Rero ni bibi igihe cyose gutwara ikinyabiziga mu nzira nyabagendwa uri kuzungazunga. Mbibutsa ko ukeneye kwiga turakwigisha amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa mu buryo bwa online cyangwa se turi kumwe, wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ukeneye code turayigufatira, yaba yo kuri kategori cyangwa se iyo kurushya rw'agateganyo. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo telefone igendanwa ntigomba gukoreshwa. Telefone ko ari wowe wayiguriye ntugomba kuyikoresha ryari? A hari ibimenyetso bimurika. B igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha. C A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri, mu gihe kuri D ari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bari kukubwira ngo telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika. Wagira hara kuri feruje ntuyikoreshe, ariko waba ukimara kuhahita ukagenda uri kuyikoresha kandi utwaye? Oya, igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu saha ntuyikoreshe, ariko mu gihe utwaye kuri kilometero 80 mu saha ugenda uri gukoresha telefoni? Oya. A na B ni ibisubizo by'ukuri? Oya, ahubwo nta giso cy'ukuri kirimo, kuko telefone ngendanwa ntigomba gukoreshwa ahari ibimenyetso bimurika ndetse n'umuvuduko wari wose waba uri gutwaraho, ndetse n'ahandi hose mu nsisiro n'ahandi hose uba ubujijwe gukoresha telefoni mu gihe utwaye ikinyabiziga. Ndakeka ko uramutse mode, ndizera ko waramutse yandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A tanga inzira, B icyago, C icyerekezo kimwe, D ntihanyurwa. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari cyemwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano izo cy'ukuri nta kindi ni A, tanga inzira. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo ukibonye utanga inzira. Hari ubundi buryo bubiri bakibazamo. Bashobora kubaza ngo iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse. Kino cyapa ukibonye hari kuri rompwe kiba gisobanura iki? Utanga inzira ku binyabiziga biri ibumoso bwawe, kubera ko iyo ugeze hari abanyura bazengurutse winjirira iburyo. Ibinyabiziga biri ibumoso bwawe ni bya binyabiziga biba byagutanze kuhazenguruka. Utanga inzira ku binyabiziga biri ibumoso bwawe. Ubundi buryo bakibazamo barakubaza ngo icyapa gisobanura iki mu nkomane. Ukibonye ahantu hahuriye imihanda, ese iki cyapa cyaba kikubwiye iki? Uzamenya ko ari ugutanga inzira
ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini uri kwegera. Uzaha inzira ibinyabiziga biri mu muhanda munini ugiye kwinjiramo bibanze bitambuka ubone kuwinjiramo. Niba kubaza icyapa gisobanuye iki nta kindi kintu barengejeho, uhitemo A ngo tanga inzira. Ndakeka ko hano waramusamo A, ndizera ko waramutse ukandika papuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana? Hano ibisubizo bine baduhaye: A, icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga; B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga; C, uruhushya rw'agateganyo; D, imikorere y'ikinyabiziga. Hano urabona igisoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko izo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisoki kuri nta kindi ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Nicyo cyangombwa bahita bakwaka mu gihe wakoze impanuka, bakavuga se koko yari impanuka cyangwa nuko yagiye mu muhanda atazi no gutwara, bahita bagusaba uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Ndakeka ko warafitemo B, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya munani kikabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kibura cya mpande eshatu, wajya mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze? Wari utwaye ikamyo igupfiriyeho cyangwa se wari utwaye imodoka igupfiriyeho, ntiwayiterura mu muhanda, ahubwo iyo ufite kino cyapa kibura cya mpande eshatu hari intera ugishyiramo uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze, kugira ngo abayobozi b'ibinyabiziga baza bagusanga bamenye ko mu muhanda ari icyago, bamenye ko bagomba kwitonda. Ese wishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze? A, metero 5; B, metero 25; C, metero 45; D, metero 100. Hano urabona igisoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisoki cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisoki kuri nta kindi ni B, ni muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyahagaze. Ese waramusamo B? Ese waramutse ukandika ku papuro? Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka, niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Kino busabwa no gukanda subscribe kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa rumoroki kure na bene icyo kinyabiziga ntishobora kurenza ibipimo bikurura ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ubuhe bugari? A, metero 1.25; B, santimetero 30; C, santimetero 75; D, nta gisoki kuri kirimo. Hano urabona iso cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisoki kuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisoki kuri nta kindi ni B, santimetero 30. Hari igihe bazaguha kino kibazo neza kimeze gutya, ariko bone bahisemo ngo igisoki kuri ni A, metero 1.25. Ese uzahitamo A ryari? Uzahitamo B ryari? Hano duhisemo B. Reka nkwereke ahantu bitandukanye. Niba bavuga ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, bakivuga ngo imizigo yikorera n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande, uzamenye ko uzahitamo santimetero 30. Niba bavuga ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, iyo pikipiki izageza ku bipimo bingana na metero 1.25. Naho bitandukaniye, ndakeka ko bimenye. Ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya bagihinduye urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo mu gihe telefone yawe ihamagaye utwaye imodoka wakora iki? Utwaye imodoka baraguhamagaye, A, kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya; B, kutayitaba; C, gushyira imodoka iruhande ukayitaba; D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. B, kuyitaba, na C, gushyira imodoka iruhande ukayitaba ni ibisubizo by'ukuri. Hano urabona igisoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cyukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni se gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Ushyira imodoka iruhande ukayitaba. Murabizi gukoresha telefoni ngendanwa utwaye ikinyabiziga ni bibi. Ndakeka ko waramusemo se, ndizera ko waramuswe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga kitagikora cyangwa cyoherejwe mu mahanga burundu, ibyapa ndanga bigomba gukurwaho bikorezwa mu biro by'imisoro. Ibyo bikorwa mu gihe kingana gute? Hano ibisubizo bine bibaduhaye, hitamo kimwe. A, ibyumweru 2, B, amezi 2, C, ukwezi kumwe, D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cyukuri nta kinini B, amezi 2. Ese waramusamo B? Ese waramusukanye ku gapapuro utari wahisemo? Ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko ukeneye kode, we tubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugufatire kode nziza aho waba uri hose mu gihugu. Nugerwaho uzakorera imwe uhite utsinda. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka. Utubwire se ushaka yo kurushya rwa burundu cyangwa ushaka yo kurushya rw'agateganyo, tuyigufatire. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda haba mu buryo bwa online, aho ni kuri telefone ukoresheje smartphone yawe wibereye iwawe tukakwigisha, cyangwa se turi kumwe, ibyo byose byashoboka. Ukeneye kwiga mudasobwa, ibyo byose byashoboka. Ukajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789931626 tubiyafashemo. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo wegereye inzira y'abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka, ugomba gukora iki? Ese ugomba gukora iki? A, kureka abakuze n'abafite ubumuga bagatambuka mbere. B, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. C, gukoresha amatara bamenyesha kwambuka. D, gukoresha ibimenyetso by'amaboko bibemerera kwambuka. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyukuri nta kinini B, kugabanya umuvuduko witegura guhagarara. Ugabanya umuvuduko witegura guhagarara kugira ngo umunyamaguru wa mbere ubwo araba atangiye kwambuka uhita uhagarara bikoroheye utabateje ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu mugomba kwitonda. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho. Icyapa gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, umuyaga w'intambike. B, urusaku rwo mu muhanda. C, ikibuga cy'indege. D, ibisubizo byose nibyo. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Iso cyukuri nta kindi ni A, umuyaga w'intambike. Kino cyapa ku bantu bize geography, kano ni kakandi gapima umuyaga, kakandi kaba kari guhuha n'umuyaga kakikaraga. Rero kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, kikaba kivuga ngo umuyaga w'intambike. Ukibuka ko ibyapa biburira bishyirwa hagati ya metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Baba bari kukubwira ngo umuyaga w'intambike, ukabanza ukagenda urwo rugendo kugira ngo ugere aho hantu hari uwo muyaga w'intambike, babikuburire hakiri kare. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe nuko ibintu bimeze bitagishoboka ko nayo muri metero 200 ibinyabiziga cyangwa imitwaro bifite ubugari burenga metero 2.50 iyo bigenda mu nzira nyabagendwa bigaragazwa ku buryo bukurikira. Bitagishoboka kubona neza muri metero 200 ngo bitewe nuko ibihe bimeze, ari igihe cy'imvura, hari ibihu byinshi, cyangwa se ari igihe cy'izuba, hari umucucu mwinshi. Bishobora kugaragazwa ku buhe buryo? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe. A, inyuma ni amatara 2 atukura.
B iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro ni itara ndangaburumba risa n'icunga rihishije cyangwa ry'umuhondo. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo mitwaro ukuntu igaragazwa, inyuma ni amatara abiri atukura, ariko iyo bibaye ngombwa no ku mpera y'amabondo y'ikinyabiziga cyangwa y'imitwaro bashyiraho itara ndangaburumbarare risa n'icunga rihishije cyangwa se itara ndangaburumbarare risa umuhondo. Ndakeka ko waramusemo C, ndizera ko waramusikaniye ku papuro. Wari wahisemo A iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota baguha, ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo igice cy'umuhanda kiri hakurya y'umurongo mugari wera ucagaguye ugaragaza inkombe mpimbano y'umuhanda kiba kigenewe ibi bikurikira. Icyo gice kiba kigenewe iki? A, guhagararwamo umwanya muto gusa. B, guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombereje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, guhagararwamo umwanya muto gusa na B, guhagararwamo umwanya muto n'umunini ndetse no ku mihanda irombereje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uri hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi icyo gice kigenewe iki? Baba bari kuvuga hari ahari parikingi, ubugenewe kuhagarara umwanya muto n'umunini. Ubundi yakagombye kuba B, guhagararwamo umwanya muto n'umunini. Impamvu B itabaye igisubizo cy'ukuri nuko bavuze ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini ngo ndetse no ku mihanda irombeje ibisate byinshi n'imihanda y'imodoka. Ibyo bintu barengejeho nibyo bitumye duhitamo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ariko iyo bavuga ngo guhagararwamo umwanya muto n'umunini byari ibyo. Nibaramuka kikubaje rero basubije gutyo aba ari cyo uhitamo. Nibarenza hano magambo uhitemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramusemo D, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kirabaza ngo igihe za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zihagaze kugira ngo zibafate cyangwa bavemo uba ugomba gukora iki nkawe umuyobozi w'ikinyabiziga? A, kuvuza ihoni ugakomeza. B, gukomeza ugabanyije umuvuduko n'ubwitonzi kuko bishoboka ko abanyeshuri bakwambuka umuhanda bitunguranye. C, nta bwitonzi budasanzwe bukenewe. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, gukomeza ugabanyije umuvuduko n'ubwitonzi ko bishoboka ko abanyeshuri bakwambuka bitunguranye. Rero iyo ubonye autobisi yagenewe gutwara abanyeshuri ihagaze bari kuvamo cyangwa se bari kujyamo, w'ikintu ukora ugabanya umuvuduko n'ubwitonzi, ko birashoboka ko abanyeshuri bashobora guhita bambuka umuhanda bitunguranye. Rero kugira ngo utabateza ibyago ugabanya umuvuduko ugakomeza wagabanyije umuvuduko. Ndakeka ko waramusamo B, ndizera ko waramusikandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Iteme ridahoraho. B, umuhanda utaringaniye. C, umuhanda winjira mu kuzimu. D, ubutaka bworoshye. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri ni A, iteme ridahoraho. Igisubizo cy'ukuri ni B, umuhanda utaringaniye. Igisubizo cy'ukuri ni C, umuhanda winjira mu kuzimu.
cyangwa wanditse cy'ukuri ni D, ubutaka bworoshye. Ndakeka ko rero wamaze kugihitamo wanditse cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda utaringaniye. Uba ugiye kugera ku gice cy'umuhanda kirimo ibintu by'ibinogo cyangwa ahantu umuhanda umeze nabi. Ndakeka ko waramuzamo B, ndizera ko waramutse ukandika urupapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo iyi modoka iparitse ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro. Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku rupapuro. Imodoka igomba kuba ifunze. B, umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agomba kuba yicaye mu mwanya w'umuyobozi. C, amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku rupapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka mu gihe gihagaze ku ngero y'umuhanda kihaparitse. Amatara yo guhagarara umwanya munini aba agomba kuguma yaka kugira ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bamenye ko uhahagaze utabateza ibyago. Rero amatara yo guhagarara umwanya munini aba agomba kuguma yaka. Ndakeka ko waramusemo C, ndizera ko waramutse ukandika ku rupapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ibihe binyabiziga biba bigomba kugira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose? Ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. B, ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C, ibinyabiziga ndakumirwa. D, ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari cyo rero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko izo cyanya cyo amaze kucyandika ku rupapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni C, ibinyabiziga ndakumirwa. Mubona ko ibinyabiziga ndakumirwa za ambulance ziba zifite itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Hano rero hari umutego urimo. Hari abantu benshi bahitamo ngo ibinyabiziga bya polisi kuko nabyo bigira itara ry'ubururu riboneka mu mpande zose. Ariko uvuze ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu, za ambulance waba uzikuyemo. Ariko ivuze ngo ibinyabiziga ndakumirwa n'ubundi nabyo ubu bishyizemo. Niyo mpamvu duhitamo C, ibinyabiziga ndakumirwa. Tukadushyizemo za ambulance ziriya zindi na bino binyabiziga by'abapolisi nabyo bikaba bikubiye mu ibyo binyabiziga ndakumirwa. Mu gihe uhisemo ngo ni B, za ambulance waba uzikuyemo n'ibindi byinshi ndakumirwa bikuyemo. Rero uhitamo C ivuga ngo ibinyabiziga ndakumirwa, byose ukaba bivugiye hamwe. Ndakeka ko waramusamo C, ndizera ko waramutse ukandika ku rupapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro cyangwa bitewe nuko ibihe bimeze bitagishobora kubona neza muri metero 200 bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara 2 atukura. Bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Bipfa kuba bitarenza ibihe bipimo: A, kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. B, uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. C, uburebure ntarengwa niburenga metero 8. Mu gihe kuri D ari kutubwira ngo A na B nibyo bisubizo by'ukuri. A, kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, na B, uburebure bwabyo habariweho ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6 nibyo bisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye bitagishoboka kubona neza muri metero 200. Rero hari ukuntu biba bigomba kugaragazwa. Bigaragazwa inyuma n'amatara 2 atukura. Ariko se biba bigomba kutarenza ibihe bipimo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko icyo cyanya cyo amaze kucyandika ku rupapuro. Hazo cy'ukuri nta kindi ni D. A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Ugomba kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha, ariko uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Ndakeka ko rero waramusamo D. Ndizera ko waramusikana ku rupapuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Wari wahisemo A,
iba ari igisubizo cy'ukuri ariko nta manota waguha. Wari wahisemo B iba ari icyo cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo D ivuga ko A na B ari ibisubizo bya nyabyo, ko mu kibazo cyacu badahemo ibisubizo bya nyabyo bibiri. Ndizera ko kino kizamini dukosoye hari ikintu kigufashije. Kanda aho hasi handitse ngo subscribe kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ujye urahita ukibonera ku gihe kandi bitakugoye. Kino kizamini kiba kimaze gukorwa, amasomo ngenda mbakiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Uvuye gukora uratsinze, fata zino video uzisharinga ku nshuti zawe kugira ngo nabo baze twigane dukorere rimwe duhite dutsinda muri business ntego yacu nka Rwanda Driving College. Ushaka code tubwira akarere ushaka, itariki ushaka, n'isaha ushaka, tugusabire code yaba iyo ku ruhushya rwa burundu cyangwa se ku ruhushya rw'agateganyo. Akarere akariko kose utubwira itariki ushaka, isaha ushaka, n'umunsi ushaka, ukatubwira akarere ugahita tuguhereza code mu gihe kitarenze iminota 3. Iyo ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turakwigisha turi kumwe, aho ari ku bantu bari mu mujyi wa Kigali, cyangwa se tukakwigisha online aho ni bantu bari mu mujyi wa Kigali ariko bafite akazi katabakunda ngo baze twigane mu shuri, cyangwa se tukakwigisha online uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu shuri. Tukwigisha online ukagenda ugakora rimwe uhita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789931626. Ibyo byose tubafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa turayikwigisha aho waba uri hose. Uri hano muri Kigali turaza tukakureba twayikwigisha ukajya mu kizamini takubera imbogamizi. Waba uri kure tugategura amasomo tukayakwereka ukagenda ubifiteho amakuru. Mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789931626. Ibyo byose tubafashemo. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza, abari hafi gukora amahirwe masa.